uyu mwana w'umukobwa Odile yitabye Imana azize uburwayi yari amazemo igihe, kuko yari arwariye muri ICU, hahandi bita ku ndembe. Urumva ICU umuntu abageze muri critical condition, abageze mu bihe biremereye. Aho rero yaje gupfa bishingiye kuri iyo ndwara yari arwaye ifitanye isano no guhumeka. Ntabwo wenda turi bujye muri detaye ku impamvu z'ubuzima bwite bw'umuntu. Hanyuma nyuma y'urupfu umuryango we hari ibyo waje kuvuga ko utishimiye, bimwe bicisha ku mbuga nkoranyambaga. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Buriya bari abantu mwabonye uko ari 9 bari mu matsinda abiri. Amatsinda abiri ariko bose bahuriye ku kita rusange kimwe cy'ubwambuzi bushukana, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Bakaba batandukaniye ku mayeri bakoresheje cyangwa uburiganya bakoresheje bagira ngo biheshe umutungo w'abandi. Uko mwabonye ni abantu 9 bose hamwe. Itsinda rya mbere ririya ryinjiye mbere rigasohoka nyuma, niryo tsinda rya mbere rigizwe na bari abantu mwabonye uko ari 6. Ubundi ni itsinda ry'abantu 7 ariko abafashwe ubu ni 6, undi umwe aracyashakishwa. Harimo uwiyita Dr. Andrew Miller, wiyita ko afite ubwene gihugu bw'ibihugu byo hanze. Bakagira buriya biremyemo amatsinda, bakagira uwo bita ngo Director of Administration and Finance, bamwe bitwa ngo ni DAF. Bakagira ushinzwe gushaka amazu yo gukodesha. Hakaba harimo n'abashinzwe kugenzura ko iyo nzu yujuje ibisabwa bitewe n'icyo bashaka ngo kuyikoreramo. Abashinzwe gushaka ibyo bise ngo imbuto z'igihinga cyitwa quinoa. Buriya ari amafoto mubona ni imbuto, ni uburo ariko basiga amarangi y'umukara kugira ngo bigaragare ko ari quinoa y'umukara. Buriya ziriya ziruhande kugira ngo tumurikira abantu, ziriya mubona z'umukara zasizwe irangi, ni uburo bwasizwe irangi ry'umukara. Buriya bundi nubwo iyo uburonze ukabironga ririya rangi rivaho bugasigara bameze kuriya, bikagaragara ko ari uburo. Kuba rero ari umukara hariho abagwa mu mutego wo kubyita ngo ni igihingwa cya quinoa. Mwigeze kumva ibyitwa chia seed. Iyi quinoa rero nayo hari abantu bari kugenda babeshwa muri ubwo buryo ngo ni igihingwa, kuko ubundi quinoa ya nyayo ni igihingwa cyiza gifite gikorwamo ibintu byinshi, habamo ibyo kunywa nkuko na za chia seed zinyobwa. Iyi quinoa rero ni igihingwa kitazwi mu Rwanda, kitamenyerewe. Aba rero bakifashisha babeshya abantu ngo mu buryo butandukanye. Bariya mwabonye harimo witwa Munyaneza François, ari wakoraga nk'uyitwa Director of Administration and Finance, ushinzwe umutungo, ari bo bazwi nka DAF. Ariko ngo akabakorera uwitwa Muhirwa Robert, ugishakishwa, uzwi ku izina rya Dr. Andrew, wita ko afite nationalité cyangwa ubwene gihugu bw'ibindi bihugu. Hakaba Ndaruhutse Emile w'imyaka 44, uriya Munyaneza François Xavier n'imyaka 50. We uyu Ndaruhutse Emile akaba ashinzwe gushaka amazu. Muri make akabakora nk'akazi k'ubukomisiyoneri, agenda arambagiza inzu nziza bazakoreramo. Hagenimana uzwi ku izina rya Cyprien, nawe afatanya n'uyu Ndaruhutse gushaka inzu. Muri make na abakomisiyoneri, ni abantu ba hano mu mujyi bazwi bashaka amazu.
niyo mugabo Jerome we akaba ari ushinzwe gusuzuma ko ya nzu zujuje ubuziranenge bitewe n'icyo bashaka kuyikoreramo. Urumva habanza umwe akaza agashaka inzu, undi akaza avuga ngo nje gusuzuma ntumwe na Dr. Andrew Miller, undi nawe akaza ari nka directeur wa administration DAF uje kwishyura. Haza rero n'undi Habyarimana Felicien ushinzwe gushaka imbuto za izo bise imbuto za quinoa, buriya buro mureba basiga irangi nibwo bita quinoa, ngo mu karere ka Kirehe hafi ya Tanzania hariya ngo niho byera. Aba bose rero bakaba bakurikiranwaho gukora ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, aho bafashwe bamaze gutwara abantu amafaranga agera muri miliyoni 49 zisaga. Abo ngabo akaba ari abatanze ikirego, ni miliyoni 53 zisaga dushingiye ku batanze ibirego, abo bamaze kuzitwara, ndetse n'ibihumbi 3 by'amadolari. Abo ngabo ni abatanze ibirego. Bafashwe rero bamaze kwiba abagabo babiri, akaba ari nabo batanze ibirego, bakaba babikora mu buryo bw'amatsinda nk'uko nababwiye, mu buryo navuga ngo buri coordinated, ariko muri make umuntu ushishoza ashobora kubona ko harimo uburiganya. Barabanza bagashaka inzu yo gukodesha, ntabwo bakashaka urugero mu bice bya Kibagabaga, inzu bakayishakaho amakuru, Kibagabaga, Nyarutarama, Rebero, aha hantu hari amazu meza. Barangiza nyirinzu bakamubwira ngo bazamukodesha bitewe nuko nyirinzu yumva. Aba bafashwe bari bijeje umuntu ko bagiye kujya bayikodesha ibihumbi 8,200 by'amadolari ku kwezi, kandi bakishyura amezi 6, kuko iyo nzu ngo bashaka gukoreramo Dr. Andrew Miller ashaka gukoreramo umushinga w'ubushakashatsi, kuko ngo ziriya quinoa biriya mubona yise quinoa atari byo, ngo havamo umuti wo kuvura kanseri. Ubwo uwo bagiye gukodesha inzu bamubwiye ibihumbi 8,200 by'amadolari, bakamwishyura amezi 6, akahita yumva ari amafaranga meza. Ufata ibihumbi 8 ukuba amezi 6, uhita wumva ko avuga ati rwose. Noneho ubwo igihe muri ibyo ngibyo ubwo hakaba haje wa muntu ushinzwe gusuzuma n'ibinzu yujuje ubuziranenge. Ubwo ni team imwe, kandi we ntazi ko ari abantu bamwe. Inzu bakayireba bakamubwira ati wakora ibi ngibi, wakongeraho ibi, wagabanyaho ibi, wakora gutya, ariko ibyo byose wazabikora wenda tumaze gusinya kontra, wishyuwe n'amafaranga wenda ya avance. Akumva ko amushinga ukomeye pe, kumva ko ari byo. Tariko buri uriya muntu kuko afite n'umushinga ukomeye w'igihe kirekire, ushatse wa mwaka n'umwaka yawo kwishyura. Umuntu yafata amezi 12 agakuba ibihumbi 8,200 akavuga ati ndahita nubaka indi. Urumva ubwo bari kumwica mu mutwe. Ubwo ariko mu gihe bakiri aho ngaho, ubwo hakaba haje wa wundi witwa ngo ni directeur wa finance, aza undi munsi akaba baje gukora kontra. Ariko ubwo ngubwo yakiriye telefone nyinshi za Dr. Andrew Miller kuri WhatsApp, avuga icyongereza cyiza cy'Ikinyamerika pe. Undi nawe akavuga ati kabisa. Bakaba mwohereje n'impapuro z'amafuti zitabaho, ibyo bintu byose byo kumucanga, byo kumwumvisha ko iyo ari riyo business. Ariko bakanamubwira ati rero hagati aho ngaho izo mbuto zigiye kuza za quinoa waba uzakiriye. Ariko aba ba hano ba directeur wa finance, bari aba komisiyoneri n'uyu muntu ushinzwe kuzana izo mbuto,
akavuga ati rero uriya muzungu cyangwa uriya munyamahanga w'umushakashatsi we uzajya umugurisha ku bihumbi 3 by'amadolari, twe tuzatuguhera 2. Undi nawe akavuga tuzi ko burya hejuru yo kuba nkodesha inzu ninjiye no muri business, kugura gusa tunga ngahita nunguka $1,000 agahita ajyamo muri iyo deal. Ubwo icyo bakora ni iki? Urumva ni team imwe bazana biriya bintu biriya bise kinoa, buriya buro basize irangi bwiswe kinoa, akabigura agatanga ibihumbi 3. Dafu agaca inyuma, we yatanze 2, Dafu akaca inyuma akagura ibihumbi 3. Umuntu akavuga ati ko agahita yunguka 1,000, akavuga ati ko bya bintu birimo, bya bintu bakongera akabicisha inyuma bakagira ibindi, uwo mugabo atanakongera akajya kurangura. Niba yatanze ibihumbi 2 agahita yunguka 3, iyo yagiye kurangura noneho haranguza 6, yaranguza 6 bakongera bakabimugurira bakamuha 9, akavuga ati ko bya bintu ari akadiru keza kunguka, noneho akaranguza nk'ibihumbi 20 by'idolari. Yamara kubiranguza ubwo ni ba bantu baca inyuma bakajya bamuzanira, agasanga atanze ibihumbi 20, bikarangira asigaranye ibintu nka biriya bidafite agaciro. Ibyo ubwambuzi bushukana nk'ubu ngubu si ubwa mbere mu bwumvise. Mwigeze kumva ibintu by'amapasi byigeze kwaduka mu majyaruguru, ngo amapasi ngo yakera ngo afite rusake, ngo hari umuzungu yashaka ngo hari ibintu ngo yakoramo, bakabeshya ibintu byinshi mu giturage, bakirwa bashaka ibintu bitagira agaciro, umuntu akabitangaho amafaranga akabigura, bakongera bagasubira inyuma. Yaguze ibintu abihaye umuntu, arabiguze abonye ko yungutse, noneho umuntu akongera agashora menshi ngo azunguke menshi, bikarangira atanze amafaranga asigaranye ibintu bidafite agaciro. Ubwo bwambuzi bushukana bushingiye ku mapasi, ku mutaka ngo urimo ka kantu, izo ni inkuru zabayeho kandi n'abantu bagiye babeswa. Ubu rero noneho babivanye muri ibyo babijyanye mu buhinzi. Turahamya ko, turanakeka ko hari n'abandi bantu benshi bibwe muri ubu buryo ariko bacecetse. Icyo tubabwira, niba waribwe muri ubu buryo bagushuka ngo ni imbuto za kinoa, ngwino kuri RIB utange amakuru. Abangaba nibo bakekwaho ibyo byaha. Wigira isoni, iteka turavuga ngo in RIB we listen, we don't judge. Icyo tuzakora tuzakwakira, umuntu akurikirana. Niba ubona aya masura y'aba bantu ukaba wumva ko, ukaba ubibuka ari bamwe mu bantu bigeze kukweskuroka, kugutwara umutungo wawe, please turagusabye uzutange ikirego kuri RIB. Aho rero ngira ngo ubwo nibwo buryo bagenda baryamo abantu amafaranga, birangira umuntu asigaranye ibintu bidafite agaciro kandi yatanze amafaranga. Ariko ari ya sirikwi imwe y'abantu bazana ibintu bakongera bakabigura, bakongera bagacisha inyuma, bakongera bakabikuzanira, kuko ubona kugenda wungukaho, bakagutwara menshi iyo washoye. Urumva ni kwa kundi agashyekero kayigira gute? Urumva ko buri gihe niba ushoye 2 bakaguha ibihumbi 3 by'amadolari, iyo usubiyeyo ashora 6, azi ko inyungu ziri buzeho ari 2. Ubu bafashwe, uyu ageze ku bihumbi 20, agiye gutanga ibihumbi 20, yagize amakenga. Burya rimwe na rimwe business nk'izi tujye kuzinjiramo, tujye tuganiriza abo twashakanye nabo. Yabiganije uwo bashakanye, atari ko gushaka ayo mafaranga cyane bite, rwose urabona nungutse yanga, ati wabaye uretse tukabaza ibihumbi 20 by'idolari ugiye kubitanga mu biki? Umuntu nawe aravuga ati ariko ziko ari byo, niko gutanga amakuru, abantu bafatirwa mu cyuho gutyo. Ariko ibihumbi 20 nabyo byari bigiye, kuko takishije inama, atagize amakenga. Erega kugisha inama niko kugira amakenga. Naho iyo nyungu, tekereza iyo nyungu y'umuntu uzanye ibintu ibihumbi 2 bagahita bamwungukira 3, kuki babandi b'iyo nyungu batayishaka? Kandi kigusetse ari uwitwa Dafu, ari nabo bakomisiyoneri, nibo bahuza wa muntu n'ufite ngo ibyo bicuruzwa bya kinoa. Ukibaza ubo iyo nyungu ntibayishaka, wowe nturabukwe ko ari sirikwi y'abantu bamwe baziranye bari gushaka kukugurisha.
we gushaka kuguta muri icyo kintu cy'igihombo. Abose rero bakoraga nk'itsinda, urumva n'umutwe w'abagizi ba nabi, bakoraga mu buryo buri coordinated, mu buryo wumva buri umwe wese azi inshingano ze z'uburiganya akazikora neza. Ngira ngo ari amafoto muraza kuyafotora neza abantu babibone, ndetse niba hari n'undi wigeze agwa mu mutego nk'uyu nguyu nawe azatanga ikirego. Ubundi imbuto za quinoa ni imbuto ziriho zizwi, niyo ugiye gushaka bakubwira ko hari iz'amabara menshi, hari iz'umukara, ariko ugomba gushishoza niba ibyo uguze kuko ari byo. Ese urabiguze ubijyanye? Umuntu aje gukora ubushakashatsi, hari icyangombwa afite cy'ubushakashatsi mbere yuko ugera ku bintu bizashingirwaho bikorerwaho ubushakashatsi. Igitangaje ngira ngo ubutumwa bugere kuba bwumva, ntabwo aba bantu batekewe imitwe ari abantu baciriritse, ni abantu basobanutse pe. Urumva umuntu ufata ibihumbi 20 akabishora gutyo, urumva ko yifashije. Urumva umuntu ufite inzu akodesha ibihumbi 8,200 by'amadolari, urumva ko ari umuntu wifashije. Abo bantu ni abantu basobanutse, bazi ubwenge, ariko ntibazi ubucakura bw'aba bantu. Turagira ngo tubabwire ngo umwescro, umutekamitwe nta sura afite asa. Yakwescroka wowe wumva ko wize, wowe wumva ko ufite inshingano, wowe wumva kuri siyo ahantu, uri direct ahantu, ukumva ko uzi ubwenge ariko ntuze ubucakura bw'aba bantu. Nicyo tubasaba ngo mugire amakenga. Iyo tuvuga ngo mugire amakenga, mubima amatwi, nimwe tubwira, ntabwo ari abandi bantu. Nimwe tubwira, wowe wize, wowe ukora mu nshingano ahantu, wowe ufite amafaranga menshi, wowe ufite amafaranga ya moyenne, nawe ugishaka akazi ushobora kuba. Ni ukuvuga ngo ubutumwa ni ubwa buri muntu wese. Maze mbasabe, sinzi uburyo umuntu yakoresha ngo ubutumwa bwumvikane ku bantu bose. Ubushize ukwezi gushize amatariki nkaya, ntitwahuriye hano tuvuga ibintu nk'ibi. Biratangaza ubutumwa kuki bamwe bumva ko bugenewe bamwe bakabita hirya. Bugira ubwawe. Iyo tuvuga ngo ndabitindaho kuko ibi ni ibyaha dushobora kwirinda, ndabitindaho pe, kuko ibi ni ibyaha bishobora kwirindwa igihe cyose abantu twese twagize amakenga. Umuntu akwinjije muri business mutaziranye mute, ukabyemera, noneho wagiye ugiye gukodesha inzu, akwinjije muri business, akweretse ukuntu wunguka. Tekereza, ese we urwo rwunguko ntarushaka? Urwo rwunguko ntarushaka? Iyo neza gushakira kugira ngo wunguke wadashaka ni iyihe? Baba bafite amayeri menshi no kukuryoshya no kugufatirana no kukubwira ko ufite bo ikintu bakina n'amarangamutima n'igihe. Kuko iyo wamaze kumwitaba, iyo wamuhaye amatwi, byanze bikunze arabigukuraho iyo utamwikuyeho. Kuko bakina n'amarangamutima n'igihe. Kuko uko umara igihe ushobora kugira ikindi gitekerezo, ariko mwabonanye uwo munsi ntugire. Urumva baje baciye mu cyanzu cy'uko nawe ubwawe wari ufite inzu ikodeshwa. Nibyo abantu hano hanze hariho abakomisiyoneri bazima bashakira abantu amazu, ariko rero hariho n'abaze bitwikiriye uwo mutaka w'ubukomisiyoneri wo gushaka amazu. Bamara gushaka inzu, ese ubundi wabanje ukarangiza iyo business yo gukodesha ukajya muri business yo kugura buriya buro bwiswe quinoa nyuma. Nturarangiza business ya mbere, nibura ngo wishyurwe uvuge ngo uhise ujya mu yindi. Urumva uko kugufatirana vuba vuba nicyo kintu bakora. Iyo tuvuga rero ngo mubima amatwi, nibingibi tuvuga. Tubima amatwi ni bya buri muntu wese, ntabwo ari iby'abantu bamwe. Nibyo pe, nta ushidikanya ko uzi ubwenge, nta ushidikanya ko ufite inshingano zikomeye, ariko icyo nakubwira, ubutiriganya bw'aba bantu n'amayeri babyuka bavukana, wumve ko ibyo bintu ushobora kugwa muri uwo mutego igihe cyose. Ushobora kugwa muri uwo mutego igihe cyose utagize amakenga.
ntabwo byita ngo ukora hehe. Itsinda rya kabiri rero bariya batatu nanone mwabonye, bo ni mu itsinda ryo kugurisha ubutaka nk'uko ubushize twabivuze. Biratangaje kuba hari abantu bakigerageza kwishora muri ibyaha byo gushaka kugurisha ubutaka bw'abantu. Noneho igitangaje na n'ubu turacyabonamo ba noteri, ziriya mubona ni kashe za noteri kuri bariya bantu batatu bandi. Nabo ni kese ebyiri zitandukanye, ariko bose bahuriye ku kintu kimwe cy'ubwambuzi bushukana, bafite amayeri atandukanye. Hari Rubayita Adolphe, akaba ariwe nawe muyobozi w'itsinda, akaba yaritaga nyir'ubutaka, na Nzabaterura Job, uyu ni noteri wigenga wemewe. Hakaba na Nyandwi Theoneste, uyu akaba ari umukomisiyoneri. Urumva ko bose abakomisiyoneri barimo, abakomisiyoneri ntibaburamo, hajemo na noteri. Byumvikane iyo tuvuga abakomisiyoneri ntabwo ari bose, hari abakomisiyoneri bazima, ariko hari n'abandi bitwikira ubwo bukomisiyoneri bakinjira muri ibi byaha. Turabazi ko hari abakomisiyoneri bazima, ariko hariho n'abitwikiriye umutaka. Aba rero nabo bakurikirana gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, cyangwa kujyamo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kugurisha ikintu cy'undi cyangwa kugitangaho ingwate, ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Inyandiko mpimbano ntizibura. Aba bo bashatse amakuru ku butaka buherereye mu karere ka Gasabo muri Jabana, ariko noneho bashaka amakuru ku butaka, ubwo butaka nyirabwo arafunze ku bw'ibyaha bitandukanye, n'umugore we yarapfuye. Urumva ubwo butaka busa nkaho ba nyirabwo babuhuriyeho, umwe arafunze undi yarapfuye. Bamaze gushaka ubwo ayo makuru bayamenye, bagerageza gukora impapuro mpimbano babwishyiraho. Igihe rero bari kubwishyiraho, bajya kugurisha, umukomisiyoneri yabonye ugura, ariko uwari ugiye kugura yagize amakenga. Yumvise ibi biganiro. Dusaba ko buri muntu wese mbere y'uko ujya kugura ubutaka, nta kikwihutisha, amafaranga n'ayawe, jya kubaza mu kigo cy'ubutaka amakuru y'ubwo butaka, umenye ubwanditseho. Yaragiye ashaka amakuru, bamubwira ati nyirabwo yitwa gutya kandi arafunze, undi umugore we yarapfuye. Uwo mugabo amakuru akiyamenya, yatanze amakuru ku bugenzacyaha, abantu tubafatira mu cyuho. Icyo nicyo dusaba buri muntu wese. Kuri miliyoni 50 bari bamuciye, yaragiye kuzitanga iyo atagira amakenga. Ibyo nibyo tuvuga kugira amakenga. Urirukanswa n'iki ko ufite amafaranga yawe? Baza, shaka amakuru. Ikigo cy'ubutaka kirahari, hari ubufatanye. Ntabwo ugomba kugira, urumva uwari ugiye kugura bari bagiye kumushushubikanya, kuko ngo babonye ngo noteri ngo arahari. Babonye ngo noteri arahari. Miliyoni 50 ze ziba zirarokotse. Icyo tuba tuvuga niki? Buriya umuntu ugomba kugira amakenga wa mbere nugiye kugura, kuko igihombo niwe kijyaho. Nyir'ubutaka buriya, nyir'ubutaka nyine aguma ari ubutaka, kuko bwagurishijwe n'utari nyirabwo. Wowe ugiye gutanga amafaranga, ni wowe ugwa mu gihombo, ni wowe ukwiriye kugira amakenga. Aba bantu rero ngira ngo ibyo byose bimaze kumvikana. Gutanga amakuru ni byiza, nibyo dusaba abantu, kugisha inama iteka no gushaka amakuru nibyo tuba dushishikariza abantu, ndetse abantu bagafatirwa mu cyuho, bigahisomo na babandi bakeka ko bashobora kubikora bakagenda. Reka da, ntabwo bizabahira. Ntabwo bizabahira, byanze bikunze ntabwo bizabagwa amahoro, kuko inzego z'ubugenzacyaha n'izindi nzego dufatanya, inzego za polisi, ari ubuyobozi mu baturage, ubuyobozi bw'ibanze ndetse n'abaturage, ubufatanye bwo burahari. Tuzabarwanya, ntibazadutsinda. Icyo inama tujya buri teka, nibarekure, kuko ntabwo bazahirwa. Hari ubundi buryo bwo gushakamo amafaranga. Ikindi kiba gitangaje, aba bantu hariho bamwe ibyaha bya escroquerie byo kwihesha ikintu cy'undi
iteka hari igihe dusanga hari n'ubundi abari barakurikiranwe, harimo nk'uyu Hitiyaremye Alfred n'ubundi yahamijwe icyaha cyo kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, akatirwa imyaka 2 mu bihumbi 2021, avuyemo none agiye kongera gusubiramo. Hitiyaremye Alfred ngira ngo muribuka n'ubundi yari yatwaye umuntu amafaranga angana na 1,200,000, asaga 1,200,000, amubeshya ngo ko Airtel ngo igiye kumwubakira umunara mu kibanza. Stories z'iminara ntimwazumvise? Ni escroquerie yari ishingiye ku bintu by'iminara, abantu birwa babirukansa bahageza ngo iminara ya MTN, iminara ya Airtel, ngo barebye basanga ngo kandi bazaba kwishyura, ngo nta nubwo nugukodesha, bazaba kwishyura amafaranga meza buri kwezi, kandi bakwishyura ku mwaka amezi 12. Ibyo byose ni ibintu byica umuntu mu mutwe. Ubwo rero nawe ukabura yatanze ngo reka mbe nguhaye ngo 100 ngahe wenda ibingana ngo na 10%, ngo ko yamushakiye akazi, bamushinyisha ibikontra bitariho, umuntu agatanga. Sinjya numva ukuntu buryo umuntu atanga amafaranga gutya ku muntu ngo kontra utarishyurwa, ko ari 10% yayo wahawe wishyuwe, ni 10% utarahabwa. Icyo bagiye bakibaza ngo kuko nguhaye isoko, nawe iryo soko uvuga wakiriye mu by'ukuri nturishyurwa, ngo utanze 10%. Abantu tujijuke tureke kugira baba bafite amayeri menshi yo kugufatirana n'amarangamutima n'amafaranga menshi n'umuntu ugiye kugutwara isoko. Ikindi rero ibyo ni urundi rugero rwo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Hari ibindi nabyo bihari, hari andi mayeri ahari, aho usanga batanga amatangazo, akamamazwa amatangazo ngo yo kugemura ibicuruzwa, y'amasoko, yo gupiganirwa amasoko runaka, kugemura ibicuruzwa ahantu runaka. Abantu bakita ngo ONG ngo izajya gufasha abana ahangaha, bagatanga itangazo ryo kuzagemura ibiryo bingana toni 200 z'amavuta, tone 5 z'umuceri, bakabirondora. Abantu bagapiganwa, bamara gupiganwa, igihe rya soko riri hagati, hakaza bita abakomisiyoneri bakakubwira ati rero dore hari n'irindi soko koko wowe buduhayeho, duha amafaranga nyine n'irindi tuzagufashe uritsinde. Ubwo muri make ni ruswa bari ku mwaka ngo azabona irindi soko. Aho rero abenshi bagwa mu mutego wo gushaka nyine ngo azabona irindi soko ryo kugemura ibicuruzwa, na bya bindi ntarabigemura. Noneho rero iyo aguye mu mutego akayitanga atagize amakenga, ibicuruzwa koko arabifata akabijyana akabigeza ahantu. Babeskro baba bakodesha ahantu abishyira, ndetse nabo bashatse isoko abihashyira mu minota mikeya, mu yindi minota ikurikiye ubwo bamuhaye sheke ngo najye kuretira, sheke itanabaho rimwe na rimwe, akabifata bya bicuruzwa bagahita aho yabishyize babipakurura, yamara kwashingura ikirenge nabo babipakurura bajya kubigurisha ahandi bashatse isoko, bakagurisha make, ni nko kubiteza cyamunara. Ubwo ngubwo sheke uragiye usanze ntizigamiye, nta mafaranga ariho, wasubirayo ngo ujye gufatira ibicuruzwa byango usubiro nibura bitwara ugasanga nta bihari. Muri make bakaba barabitwara. Biza mu buryo ibikoresho byo kubaka, ibyo kurya, ibikoresho by'isuku, imyenda, ibintu bitandukanye mu buryo bwose. Ibyo tuvuga rero hano, bantu mujya gupiganirwa amasoko, mube maso, mugire amakenga rwose, mutagwa muri uyu mutego, kuko gushishoza ni ibya mbere. Umenye nawe ubwawe, ubanze umenye abantu ugiye gukora nabo. Ese iyo ONG iriho koko ikorera he? Mubaze inzego.
mwumvise escroquerie yigeze kubaho abantu amagi ya Kagoma. Amagi ya Kagoma mwarayumvise? Ni amagi y'inkoko cyangwa ya dendo bafata bakayasiga ibara ry'ubururu. Ngira ngo mwarayabonye. Hari igihe yadutse kujya gurishwa abapasiteri, abakozi b'Imana. Umuntu akafata story ngo murabizi ko Kagoma ngo iri mu kirangantego cy'igihugu runaka cya Amerika ngo zaracitse, ngo imwe niyo yabashije kuguruka ngo igwa ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda. Ngo ayo magi ya Kagoma ngo araboneka mu majyaruguru, ngo kuko ngo GPS ibintu bitanabaho. Kagoma yaguruka ikava muri Amerika umuntu akabyemera agatanga miliyoni ze 17 akagura amagi y'inkoko cyangwa ya dendo yasizwe amarangi. Ngo ubwo ngubwo nawe ngo arayaguze ngo agiye guhita yagurisha n'aba ba Dr. Mira. Ni same cycle. We akavuga ngo ntanze miliyoni 17 ngo baramuha 35 cyangwa 20 na zinga, akumva n'urwunguko. Kuba ruri mu mwuga w'iyobokamana ugiye muri izo business za Kagoma gute? Urumva baragucanga bakakumvisha ukuntu ukibaza uwo muntu we iyo nyungu ntayishaka. Maze kigusetsa aba bantu bazanye ibyo ngibyo nibo baza bakwereka business bakaguhuza n'ucuruza naho wabona imari. Urumva aho ngaho niba uyu muntu azanye iyi business kuki yarangiza akaguha n'ujye muri mari, kuki we atagiye kwifatira ya mari ngo ayigurishe? Urumva aho hantu bakwinjizamo, aho rero abenshi niho batakariza. Hari ibindi amatangazo y'akazi. Muri no minsi turakira ibirego by'abantu bavuga ngo amatangazo y'akazi baka-applyinga, bamara ku-applyinga bakamubwira ngo utange ibihumbi 15, 17,520 abantu benshi. Erega abantu ni gute utanga amafaranga ku kazi utarabona ngo application? Ese buryo ubuzi ko ari na ruswara? Ubwo ni ruswa buri gutanga. Ariko rero noneho ntabwo ari ruswa kuko abo bantu nta service baguha. Muri make uratakaza amafaranga gusa. Hari ikintu abantu bishyizemo ngo n'uduhumbi 17 ngo reka ngerageze nashaka zayantware. Ibihumbi 17 ku bantu 100 n'amafaranga ngahe? Nimwe mu batiza umurindi kuvuga ngo ni ibihumbi 17 ngo ni makeya, ni makeya. Ni makeya nubwo yaba igihumbi kimwe kimuhera iki? Ibicuruzwa kuri za internet, umuntu abonye amafoto meza yakozwe na AI ngo umuntu ngo aracuruza ngo ibikoresho bya electronique ngo aragucuruza ibiki bintu byose, ukajyaho n'abantu utazi ukishyura, amara kwishyura hari nabo basigaye baha nimero zanjye ngo ni umumotari ngo uzanye ngo ibicuruzwa byawe. Hari uherutse kunyandikira message ambwira ati ibicuruzwa byanjye bigeze kutabizana. Aranampata cyane mwese ngo yango naguze ngo kandi bampaye izi nimero zawe ngo izi nimero ngo ni z'umumotari ngo bizanye. Nibwo se yabanje anyohereza message anankanga. Ndamubwira se message unyohereje ko nayisobanukiwe. Diwe bicuruzwa byanjye urabona ndategereje, afite uburakari koko nyene nk'umuntu wari witeguye ibicuruzwa bye ko biza. Ariko bamuhaye nimero y'umuvugizi wa RIB. Urumva umuntu utazi na nimero inzego zikoresha. Numvise mbabaye namubwiye rero tanga ikirego tugufashe, ariko gisindi umumotari. Umuvugizi wa RIB ngo mbabarira nta kibazo. Ibyo ari byose utangiye amakuru kare nubwo utari ubizi. Utangiye amakuru ku gihe nubwo utari ubizi. Icyo tuvuga ni iki? Ntabwo upfa kugura ibintu ngo bigure n'uwo ari we wese ngo kuko ngo biri kuri internet. Ya hehe uranabaza kugira amakenga. Murumva ko icyita rusange ibyo tuvuga nukugira amakenga make. Dusaba abantu kugira amakenga. Mwumvise ibintu bya piramide byinshi, gutumiza cyangwa gukodesha amamodoka, ibyo mwarabyumvise. Hariho abantu bamwe bari kugenda basobanukirwa, ariko na n'ubu turacyakira ibirego. Noneho hariho n'abantu basigaye bakodesha imodoka z'abantu
bagahindura ibyangombwa bakazikubita muri Lambert bagafata amafaranga, ubwo hakaba hasigaye uwatanze ikibazo kigasigana uwatanze Lambert na nyiri imodoka, byose bikemukira hano. Ariko hari uburyo amakenga, hari uburyo abantu bagomba kujya bashishoza. Hari abantu badutse bagurisha ngo imashini z'ubuhinzi pe, imashini z'ubuhinzi, urumva bajya muri sector zose gushora amafaranga mu kintu runaka wizezwa inyungu. Online forex trading na nubu hariho abakibikora, muzi kese y'abantu bariwe, tugira amakenga mwakabyarama. Ibi byaha byacika igihe cyose twagize amakenga. Muri ibi byaha byose rero aba bantu baregwa, igifite igihano gito n'umwaka umwe, igifite igihano kiri hejuru ni imyaka 10. Gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 124 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Kugurisha ikintu cy'undi cyangwa kugitangaho ingwate bihanwa n'ingingo y'177 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano yahabwa aramutse bihamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 2 n'ihazabu y'amafaranga hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni 1. Naho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya gihanwa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Aramutse bihamijwe n'urukiko igihano yahabwa cy'igifungo ni hagati y'imyaka 2 n'itatu n'ihazabu y'amafaranga kuva kuri miliyoni 3 kugera kuri miliyoni 5. Ikindi guhimba inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, cyaha giteganywa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano yahabwa aramutse bihamijwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7. Guhimba inyandiko cyangwa kuyikoresha, ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 n'eshanu. Ubutumwa rero dutanga nta bundi ni bwa bundi navuze nti tugira amakenga. Iyo tuvuga ngo tugira amakenga, tubima amatwi. Iyo ugize amakenga ubima amatwi. Kubima amatwi ni iki? Kutemera ka karimi keza bakubwira ko kwinjiza muri business business utanakora utanasobanukiwe. Ujya kugura, ujya muri business zo gucuruza imbuto za quinoa utanazizi, utazi nuko zisa. Mumbwire bira uburiya n'uburo basize irangi ry'umukara. Urumva bagukura no muri business yawe bakakujyana muri business idasobanutse, ariko bakwereka ko harimo inyungu. Iyo quinoa hano hanze yaragize, hari abantu bariwe baraceceka. Turabasaba ko rwose namwe wigira isoni. Urwego waba urimo rwose, ubuyobozi waba urimo bwose, icyo waba ukora cyose, uze kuri RIB barakwakira. We listen, we don't judge. Ibyo bintu abantu babimenye. Twe ntiduca urubanza. Iyo wajijwe ntabwo tugucira urubanza ngo uvuge ngo nkawe, oya. Turakira ikirego tugakurikirana abo bantu, niko kazi dushinzwe. Turasaba abantu ko batabyihererana. Ntabwo bikwiriye kugutera isoni ko wajijwe bakagutwara umutungo wawe. Please, ngwino. Impamvu mbivuga gutya, mu iperereza twagiye dukora, aba bantu hari abo bagiye batubwira bagiye batwara amafaranga, ariko turababwira ngo nimuze mutange ikirego. Tugira amakenga, abaturage bagira amakenga. Wishaka abantu baza bakwizeza ibintu by'ibitangaza birimo inyungu z'imirengera. Burya hari uburyo bwo gukora no kunguka mu buryo bwa ekonomi twese tuzi, ugashora ukunguka. Ariko bo si no kunguka bisanzwe. Bakubwira ko ushobora kunguka inshuro zingahe cyangwa 50% yawe washoye. Simpakanye ko bidashoboka, birashoboka, ariko ugomba gushishoza cyane. Noneho ukamenya na business bari kugutwaramo. Wowe uri umu entrepreneur urubakisha, bagushoye muri business y'ifumbire.
bagushoye muri business yo kugura igihingwa utanazi. Yaba ari n'amasaka ya kinyarwanda da twese tuzi, cyangwa ibigori, quinoa nturanayibona, ubwo ngubwo agahita ajya kuri internet. Buri ugiye kuri aba nabo ni amabandi, nujya kuri internet ukandikaho quinoa barakwereka ziriya za black z'umukara, busa na buriya buro basize irangi. Ni uburiya twabwogeje turaburonga dukuraho irangi kugira ngo tumwereke. Nabo ubwabo ntabwo babyemeraga reka, babati ni quinoa kabisa, tireba ifoto. Ifoto se yihe wowe wabishyira mu mazi bikaza bisukundi ngo bishoboka bite? Amakenga nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri kubaza, kugisha inama uwo mu bana. Uyu tubabwiye watumye abangaba bafatirwa mu cyuho, yaragiye gushora 20,000 kandi ubona ko yarafite n'umugambi wo kurenza, ariko yagishije inama. Gisha inama uwo bashakanye. Haragira amakenga amwe atari ko wabanje ugasuzuma neza. Urumva umuntu akubwiye ati wabanje ugasuzuma neza ukabaza, agatima karaza. Atari ko nyamara ubaza. Abaje aramubwira ati abo bantu ahubwo twabashakaga, kuko hariho bamwe batanze ikirego ariko batazi uwabibye. Kuko aba bantu b'abescro icyo bakora, baraza bakakwinjiza muri izo business ariko nta wibuka gusigarana amazina ye ya nyayo. Babita ba Cyprien, amazina nkayo ngayo. Nta wibuka no kubafata ifoto nibura, nta wibuka no kubakiranga muntu. Iyo batsiranga muntu nabo babiteguye bafite ikiranga muntu cyapfuye, ntibagusigira time yo kugira ndanga muntu z'impimbano akayikwereka gutya ntunayikoreho. Ibyo byose ni ukutagira amakenga, kuko baba bakina n'amarangamutima yawe. Ikindi, gutangira amakuru ku gihe. Ukibwa tanga amakuru, barakurikirana bagafatwa. Ikindi, abaturage tubasaba nabo gugumya gufatanya natwe kugira gukomeza ubufatanye. Murakoze cyane.